inshuti z'Imbumbe TV twongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe iteka Imbumbe TV dutangira twifatanya n'abababaye n'abarwayi, Imana iborohereze, abafite ishavu Imana ibasanga iborohereze mu mitima, abishimye namwe kandi twifatanyije namwe, Imana ikomeze kubaho umugisha. Hano rero dufite umushyitsi, umubyeyi wacu cyane dukunda kandi nzi neza ko mwese mukunda. Tuguhaye karibu umubyeyi, ntago ndi bukuvuge, ndo umwana wawe nubwo nkuvuze nta gikuba nka nabanciye amabere, ariko reka nguhe umwanya wibwire abadukurikiye. Urakoze. Ese nivuga nta aho nzongera gukura? Ntacyo bitwaye. Ntacyo. Kambanze mbasuhuze nkuko babitangiye. Nitwa Mukankuranga Marie Jeanne, ariko iyo ni ryo mu ndangamuntu Marie Jeanne, ubundi marari prononce bamenya ko ari Maria Yohana. Yego. Niryo benshi bazi. Ndi hari ikindi navuga, ndi umukuru, umubyeyi, ukunda abana, ukunda u Rwanda, nta kindi navuga kitari icyo. Turakwishimiye cyane. Maria Yohana rero urankundira njye nkuvugira mu izina, nkuvuga mu izina. Maria Yohana rero ni umubyeyi mwiza cyane, ni umubyeyi uhura n'urubyiruko kenshi. N'ubu tuvugana rwose tumukuye mu rubyiruko mu mirimo asanzwe akorera buri munsi. Nagira ngo nkubaze ngo kubana n'urubyiruko buri munsi, aho ngira ngo hari sibyo bituma uhorana akanyamuneza, uhora wishimye? Ni ukuri nibyo, ntabwo beshya. Nuzura nabo, ndabakunda, bambwira ibyo bashaka, kandi baranyubaha, ariko kandi baranyinisha, tukaganira, tugaseka. Ni byiza, ndabikunda. Ndabikunda cyane. Nagira ngo rero tuganire cyane cyane, uri umubyeyi wakoze imirimo y'ubuhanzi, indirimbo zubaka igihugu, mu buzima butari bworoshye, kera cyane ukiri mutoya, mu buzima butari bworoshye, mu buzima igihugu cyacu cyabayemo bw'ubuhunzi, kugera n'ubwo tugeze muri jenoside yakorewe Abatutsi 94. Ubwo buzima wabayemo bw'ubuhunzi bukaza no kugutera kuririmba, ugahimba, ku buryo byaje gutuma indirimbo zawe zigira nabo zitera morale. Turi buze kubigarukaho. Ibyo bintu byatangiye bite? Sigira ngo ndabizi, ariko ibyo nkeka nuko kuva kera nakundaga ibintu byo banza narakubaganaga cyane. Nakundaga kuririmba, nakundaga gutera imipira, nakundaga gusimbuka, utuntu bene utwo. Iteka duhora twishimye. Noneho ngeze aho ngira amahirwe, ndangije amashuri ndigisha. Urumva rero ko nari ntangiye kuba mu rubyiruko neza. Mbana nabo n'abato, nkabigisha uturirimbo tw'abana. Ngenda nanyo n'urubyiruko, bituma rero ushobora kugerageza kuririmba indirimbo zibashimisha, ariko cyane cyane kubera ko twigaga mu mashuri y'ababikira, batwigisha uturirimbo twinshi. Nyuma yaho nkagira n'umuryango aho mvuka, bakoze uko bashoboye, batwigisha ku papa cyane cyane yaratubwiye ati mujye mumenya ko utaririmba burya bikigwari. Yego. Ndabifata. Nawe yararirimbaga? Ntabwo wabyita kuririmba, ni ugutarama. Twabaga turi mu rugo, akatwigisha indirimbo za kera. Murabona uko ngana na data rero, ubwo nawe yarakuze, akatwigisha uturirimbo, tudufatiraho, mbikunda ntyo, mbikomerezaho. Nibyo. N'uyu munsi rwose, n'uyu munsi Imana iracyamfasha nkagira icyo nkora. Imana iguhe umugisha. Nari ndimo nkubaza rero nti
ubwo buzima wabubayemo, hanyuma tuza kugera igihe igihugu cyacu kizamo abaza kugicamo amacakubiri, tujya mu buzima butandukanye bwo guhunga, ariko ugezeyo ntiwacitse intege, kuko tujya twumva indirimbo zawe na bagenzi bawe mwaririmbaga muri mu buzima bw'ubuhunzi. Urwo rukundo rwo gukunda ibyo bintu no mu buzima butoroshye, ndashaka ngo udusobanurire ibyo bintu mwabikuraga he? Ibyo bintu rero burya nuko utazi, iyo ukunda ikintu ntabwo ukirekura, oya urakomeza. Natwe kubera byinshi nyine wumva twaciyemo byose wavuze, umuntu yifuzaga ko nibura ari abana tubyara tunabumvisha ko aho turi atari iwacu, kuko twahunze turi bato dufite ubwana buto. Noneho ukababwira uturirimbo bakishima, nuko n'ibyo noneho dukomerezaho rero kugeza igihe noneho abadutekerereje ko dukwiye gutaha, ko dukwiye kuba turi iwacu, dufite igihugu twumva kinameze nabi, ariko bakagira bati reka tuzajyeyo tubohora abo bantu bameze nabi, twinjiramo natwe. Abari bashoboye kuba baririmba, abari bashoboye kuba babyina, abari bashoboye kuba bahamiriza, tubyinjiramo dutyo. Indirimbo zanyu ziri mu kintu cyatumye inkotanyi z'igihugu cyacu zigira morale, zibona ko hari abazishyigikiye. Mwararirimbaga rwose, indirimbo zikabageraho bakumva ko bari kumwe n'abantu babashyigikiye, zikabatera morale. Ni iki cyabateye kuvuga mutereka natwe tujye ku rugamba? Kuko biriya byari kujya ku rugamba, nubwo mwebwe mutajyaga gufata amasasu n'imbunda ngo murwane, ariko biriya nabyo byari kujya ku rugamba muri buriya buryo. Icyo kintu uwo mutima wabateye kuvuga ngo reka natwe dufasha aba bana b'abahungu, cyane ko bari abana bakiri batoya, n'abakobwa bakiri batoya, ariko mukavuga muti reka tubatere inkunga, reka dushyiremo imbaraga. Uwo mutima, cyane ko mwari ahantu mubona mutisanzuye, mufite ishavu, mwumva ibikorerwa mu Rwanda, niki kitabateraga ubwoba ngo muvuge ngo natwe bazadusanga aho turi ahubwo dushire? Reka twahunze bamwe turi bakuru, noneho nibyo byatumaga rero, kubera gukunda iwacu, kubera gukunda igihugu, kubera ko twari tuzi u Rwanda uko twarusize, nubwo rwari rutaragira amajyambere nk'ayo nyakubahwa yaruhinduye, ariko twari iwacu, iwanyu ntako hasa. Natwe nitwe twashakaga rero kubibumvisha ngo bamenye ibyo ari byo. Noneho abo bana bacu bamaze gufata iya mbere, ubuto babutuye u Rwanda, tuti noneho reka dufatanye nabo. Tujya ku rugamba ngo dufate umuheto, nubwo twishyiraga mu mbyino tukavuga ngo mfata umuheto wanjye, ariko ni ibyabumvishaga ko batari bonyine, ari ababyeyi twebwe twari dufitemo abana, ari abana basaza bacu, ari barumuna bacu b'abakobwa, twabumvishaga ko icyo bakora, icyo bagambiriye, icyo biyemeje, duhari natwe. Kandi kuko mwarabikoze, Imana ijya ibaha umugisha, mwarabikoze pe. Dufite ibihamya byinshi, nubwo tutari kumwe namwe, ariko dufite ibihamya byinshi, hanyuma n'Imana irabasubije mu rwababyaye cyane. Hanyuma rero mumaze kugera mu Rwanda rushengabaye, mumaze kugera mu Rwanda rwuzuye ibikomere, rwuzuye imirambo, byinshi. Kiriya kintu mumaze kugeramo, ndagira ngo duhe ishusho mukimara kugera muri uru Rwanda, rwari rumeze kuriya twese twibuka. Kiriya kintu mwacyakiriye mute? Kuko ntimwacitse intege, ahubwo noneho mwashyizemo imbaraga. Mwabyakiriye mute? Niki cyabateye kuvuga ngo reka duhatane? Erega byose twari dufite ibihe byinshi. Hari uguhunga bwa mbere, tugenda tutazi iyo tujya mu bihugu tutazi. Hari icya kabiri, noneho abana bacu bamaze kugimbuka, bati tugiye ku rugamba, ntawabakomye imbere kuko bari biyemeje. Ubwo urumva rero icyo ni icya kabiri.
icya gatatu ubwo tumaze guhaga ubuhunzi turabufite ariko kandi turacyafite u Rwanda ku mutima. yego noneho abana bamaze kugenda natwe tubari inyuma, noneho twumva ibicika aho twavuye, yego bibaye bibi kurushaho. icyo twakoze ni iki? tugeze ino Imana iduhaye igihugu na perezida wacu aduhaye igihugu, agira ati dore iwacu, dore iwanyu babyeyi bacu. twebwe n'aka gahinda ni iki? twakomeje umutima wa kigabo, niko navuga. turikomeza twakira ibyo dusanze, nk'uko twakiriye ibyo twasanze tutazi iyo tujya, nk'uko twakiriye abana bacu bari ku rugamba nubwo batatashye bose, abo urugamba rwarutse nabo tukajyana nabo inaha, byose tugashima Imana. noneho rero twinjira mu gahinda kaba abandi dusanze bagowe, twemera ko tugomba kwifatanya nabo. noneho turabyakira tujyana nabo, noneho tugerageza kubahuza, noneho cyangwa kumva ko turi hamwe nabo, ngo nabo bashira agahinda, bave muri ayo majune y'ibyo babugiriwe, y'ibyo y'ababyeyi babuze. mbeye turakira. ntabwo byari byoroshye. ntibyari byoroshye. urumva u Rwanda rwari rukiri imiborogo, abababaye, abagira gute. uri mu bantu baje bakoresha impano yabo yo guhanga, yo kuririmba, uhumuriza abababaye, uhumuriza inshike, uhumuriza abana basigaye bakiri batoya, impinja zabuze ababyeyi, ariko uragerageza urabahumuriza, ubashyira mu gituza, kandi nawe ntiwari uriho. rwose, wari urimo uhangana n'ibikomere byinshi. nari ndiho, numvaga ndiho. wari ukomeye mu mutima? kuko nkomeye, Imana yankomeje. hanyuma se icyo kintu cyo gukomera, kuko ubuza abantu, icya mbere barabanje bagutesha igihugu cyakubyaye, icya kabiri bakumarira abantu, icya gatatu batuma abanyarwanda ducikamo ibice, ubona ko u Rwanda ruhungabanye, hanyuma nyuma yaho ugira umutima wo gukomera. icyo kintu cyo gukomera, reka ntumbaze. ibyo ngira ngo ni Imana tutabona, ariko tuzi ko itubera ahakomeye, ikakwihanganisha ugakomera. waba uyikundiye ukajyana nayo, ukihangana, kandi ukakomeza ureba imbere. kuko iyo tutareba imbere twajyaga kwica ibintu byose. wagira uti none se niba abana barashize, niba kanaka mukuru wanjye yarapfuye ntawe nsanze, niba rugize oya, ubigize utyo ntacyo wageraho. hasa rero urakira, nicyo cya mbere. uyu munsi u Rwanda mu kwa kane ruzibuka abatutsi bishwe na jenoside muri 1994 ku nshuro ya 30. ugereranyije kuva muri 1994 kugera uyu munsi hashize imyaka 30, urabona hari icyizere ko abanyarwanda cyangwa se imitima yari yarashengabaye, nibura ufite icyizere ko iyo mitima yamaze kugera mu gitereko? icyo utabona ni iki? icyo utabona sinzi niba, ariko ntabwo uri injiji. ndareba nanjye, kandi uri mukuru. ntacyo tubaye. kubera iki? twabonye igihumuriza, twarahumurijwe, barahumurijwe. imyaka ibaye 30, ntawe twumvise wiyahuye, wabuze abantu bose, nta wiyahuye kuko yagize ate. oya, yarakomeye, kandi akomezwa n'abaje, akomezwa n'abo basigaranye, areba agasanga ati hari icyabiteye. ni Imana yampaye gukomera, reka nyikomeze igishura, maze nkomere. kandi barakomeye mama, bagiye mu mashuri bariga, abandi barashatse, babonye barashibutse mama. yewe nibyo gushimwa, pe, nishimwe duha Imana. cyane. hanyuma
uyu munsi hari abantu muhura ukabona ukumva mu myaka 30 ishize ukumva umuntu n'ubundi ntikabura ntabwo ntibijya bibura ntibazakubeshya ariko bigaterwa n'ibi bintu tubona by'abantu bagenda nakita ngo ni ugusogota gufata umuntu wakomeretse noneho ukajya ufata cya gikomere ukagenda ushingamo inkota kuko dufite abantu benshi hanze bapfobya jenoside bagifite ingengabitekerezo ya jenoside kandi bagerageje guhindura mu buryo bwinshi kugira ngo bakomeretse imitima y'abakomeretse abantu bagikomeretswa n'ibyo bintu bataragira imitima ikomeye ngo uhura hari indirimbo ugira uti hura nako ugakomereka uhura naka kakakubabaza abo bantu bagikomereka mu buryo bworoshye wabakomeza ute ntabwo ufite uko wabigenza urakora ariko burya imitima ntihwana burya habaho abagira imitima ikomeye hari n'abagira imitima yoroshye icyo gihe rero ntacyo umuhinduraho ni gato ni buhoro buhoro gutwaza gake wagira amahirwe akazakumva akaza mukaganira nawe ukamuganiriza waba ufite icyagukomerekeje ukamubwira akabyumva niba arira ufite amarira nawe mukarirana agasanga hari umuri iruhande ariko kandi nkubwije ukuri abacitse ku icumu ntacyo bashinja u Rwanda kuko rwabakuye habi cyane bakunda kuvuga ngo twibuka ngo umusirikare w'inkotanyi akuzamuye ahantu mu mwobo cyangwa mu rufunzo wakakubwira ngo humura ntagipfuye iryo jambo naryo rirabubaka ryarabubatse kandi Imana yabakomeje imitima n'abana beza n'abantu beza ni beza bafite uruhongore ntacyo bakibaye abana babo kandi koko ntago bari bagipfuye inkotanyi zikimara gufata igihugu koko ntago umunyarwanda yari agipfuye wacitse ku icumu yarahumurijwe wacitse ku icumu arongera agira ubuzima n'ugitonekara uyu munsi reka tumubwire ngo impore nanone nta gukira ntago ari iby'uyu munsi ibyabaye ku banyarwanda n'agahomamunwa ntabwo aka kanya wabwira umuntu ngo itera ibuye kubera ko utahise ukira ariko reka tuvuge ngo impore nanone mubyeyi rero hari indirimbo ugira nkunda cyane reka ndate ubutwari bw'inkotanyi ihangane turirimbire nibura ibitero 2 turyoherwa kuko nanjye nkunda inkotanyi cyane noneho iyo urimo kuziririmba rero ndaryoherwa cyane wumva wizihiwe cyane ngaho ndirimbira hose numve reka ndate ubutwari bw'inkotanyi zatabaye u Rwanda zidatinya uwo ni umurage wa Rukabo abakunda u Rwanda ntitwabitangwaho imihigo imaze gukomera inkotanyi batitwararakaye inzira yaroni irazigura ku manywa y'ihangu bari bambutse nibwo rudasubiraga n'ishyaka ari nawe dukesha intambwe ye ubwo nyagiraga biro ati hobe Rwanda mperuka ndi baby watwaye wow mbega we uraza kongera kandi kamwe umva kandi mubyeyi mwiza Imana yo mu ijuru ijye ibaha umugisha murakoze izo ndirimbo zanyu zituma urubyiruko n'abakiri batoya barimo bavuka bazazisanga bajye bagira amatsiko yo kumenya ngo ariko inkotanyi koko zakoze iki bajye gusoma bajye kumva izo ndirimbo kubera ko urumva barimo baravuka u Rwanda rugeze aharyoshye ni ukuri turabashimira
kubw'izo message ubwo butwari mwakoze bwo kudusigira ibizahoraho. Ni nko kwandika igitabo ugashyira hariya abantu bakazajya bagisoma. Murakoze ni ukuri. Bakunzi b'Imbumbe TV rero, umubyeyi wacu reka tumushimire, ni inshuti yacu, by'umwihariko ni inshuti yanjye, ndamukunda cyane. Nzi neza ko n'ikindi gihe tuzajya dushaka kuganira nawe, afite impanuro nyinshi. Murabizi ababyeyi nk'aba ngaba kubagira ni ukugira inzu y'ibitabo, afite impanuro nyinshi. Umushaka wese ajya amwegera, amugisha inama, amuririmbire, ateta amuryamishe mu gituza, hanyuma wumve utuje. Turagushimiye cyane mubyeyi, ariko sinasoza nakubwiye ngo gira icyo ubwira urubyiruko. Uyu munsi urubyiruko rurimo ruhura n'ibintu bikomeye cyane byinshi, ngira ngo hari wumvishije ko hari n'abatangiye kurubeshyira ngo ruraboshye. Gira icyo ubwira urubyiruko kugira ngo mukabiteho, bajye bavuga bica mu twishimira aho turi gusa, twikundire umuyobozi wacu, twikundire perezida wacu. Imana yaraduhaye pe. Bagize ibyago, hari ababyeyi bagiye batabonye u Rwanda, twarahungukanye nabo ariko ntibabona u Rwanda. Noneho rero reka turukunde. Uwarudukundishije turacyamufite cyane, aradukunda, akunda agahugu ke n'abanyarwanda. Rubyiruko rero mureke tumugwe mu ntege, turebe yaduhaye ingero nyinshi. Ntabwo ikindi ntarobanura yo kabyara, oya pe. Bose arababona, abagira inama, ntawe aheza. Niba ukosheje urahanwa kibyeyi, imbabazi nizera zisanganywe. Reka tumuture Imana yamuduhaye. Imana yo mu ijuru ikomeze mudukomereze. Urubyiruko natwe tumwigireho byinshi, mwigireho byinshi. Ntimuzacikwe n'impanuro ze izo arizo zose. Muzi kwigana, muzi kugenzura, mukabona mugira amatsiko. Ntazabacike, ntacyo mukuyeho. Murakoze rero, reka tugushimire kubw'umwanya waduhaye. Tuzongera tugaruke gufata impanuro, kandi turakumenyesha ko tugukunda rwose. Ntabwo ari njye wivugiye gusa, ndabizi ko urubyiruko rugukunda. Nanjye ndabakunda ni ukuri. Imana iguhe umugisha, ndagushimiye cyane. Yego mama, mwakoze namwe.